murakoze cyane kongera kubana natwe muri kino kiganiro The Powers Hope, imbaraga z'ibyiringiro. Mugikurikirana kuri YouTube channel nziza Thierry, ujyaho ugakora subscribe, ugakomeza kubana nanjye muri kino kiganiro. Uyu munsi wa none ngufitiye inkuru iri gufite aho ikuvana kandi ikagira n'aho ikugeza. Uyu munsi wa none hari ibyo ubona ukabona biranze ku buzima bwawe, ndetse hari n'abo mugendana ukabona bari kugusubiza inyuma, ukaba warabanye n'abantu benshi batandukanye, ubabona nk'inshuti, wumva ko ari abo kugufasha ndetse udashobora kwihererana ikibazo mu gihe ukigize, ushobora kubabwira, ariko kenshi na kenshi bagiye bagutenguha, ndetse abubwiye ugasanga atari abo kwizerwa, kuko kenshi na kenshi wasanze amakuru n'amabanga yawe biri hanze kandi wari uzi ko wabibwiye inshuti zo kwizerwa. Nta muntu rero wo kwizera muri iki gihe turimo, gusa Imana hari abantu yibikiye bagifite umutima wa kimuntu. Reka mbagezeho rero iyi nkuru imeze gutya. Hariho ibikeri bibiri byari biri mu rugendo, byifuzaga kugera ahantu hari amazi, kuko byari byakoze urugendo rurerure bishaka kujya koga. Aho byari biri mu nzira biri kugenda, byaje guhura n'abagabo babiri nabo bari mu rugendo, ariko aba bagabo barakazwa no kubona ibikeri bigenda mu nzira. Bati kuti ibikeri bigenda mu nzira natwe tugenda. Ni ikibazo gikomeye kwibaza. Abagabo bibajije iki kibazo kubera ko bari mu rugendo kandi n'ibikeri nabyo byibereye mu rugendo. Iyo bikomereza bakareka kwibaza. Niyo mpamvu usanga muri iki gihe turimo hari abantu bari gutinzwa n'ubuzima bw'abandi bantu. Ugasanga umuntu ari gutinzwa n'ibitamureba, ari guhanga amaso ku bintu bitamufitiye inyungu, ugasanga yarahangayitse, mbese ahora yibaza uburyo ubayeho, ahora yibaza ibikubeshaho, ahora yibaza uburyo wishyura inzu, ahora yibaza uburyo abana bawe biga, ugasanga umuntu ahangayikishijwe n'ibintu bitageze gute, bitamureba, adafite n'icyo azabikoraho. Abagabo barakazwa no kubona ibikeri biri guca mu nzira nabo baca. Bamwe muri bo bararakara, ngo umujinya uramufata, ngazamura umugera kubita cya gikeri. Yamaze kugikubita umugeri, kiratumbagira no muri ya mazi cyashakaga kugeramo, kigira gute, kikubitamo. Kimaze kwikubitamo kizamuka hejuru, kireba aho kigenzi cyacyo cyasigaye inyuma, kirangije kiravuga ngo umuvane, nubwo bibabaza ariko birihutisha. Reka nkubwize ukuri, hari ibintu biri kukubabaza muri iki gihe turimo, hari ibintu uri kureba ukabura ubusobanuro bwabyo, ariko nagira ngo nkubwire ngo birashaka kukugeza ahantu Imana yifuza kugera. Ntabwo ibintu byose bikubaho ari uko umugambi w'Imana utari ku buzima bwawe. Hari ibintu bikubaho kuko umugambi w'Imana kugira ngo Imana igusunike ikugeze aho ugomba kugera. Watinze mu rugendo, hari ibyagutindije, ariko uyu munsi hari ibigiye kukugezayo. Hari ikigeragezo uhagazemo, ariko kirakugezaho Imana ikwifuza. Hari ikigeragezo umaranye iminsi, kirakugezaho Imana yifuza ko ugomba kugera. Nagira ngo mbwire ngo ongera wambare imbaraga z'ibyiringiro, ongera wumve ko ukomeye mu mutima wawe. Abari kukurwanya ntabwo ari uko Imana yacecetse ku buzima bwawe, ahubwo baraje bagusunikire mu gisubizo cyawe. Abari kukuvuga baraje bagusunikire mu gisubizo cyawe. Abari kukuroga baraje babone ko Imana ikikubereye maso. Nagira ngo mbwire ngo ikigeragezo ntabwo ari ikibazo ku mukristo, ahubwo kimusunikira ku Mana, kikamwereka ko Imana ikiri kumwe nawe. Erega abantu bashaka Imana ari uko bari mu bibazo, ariko nagira ngo mbwire ngo ukwiye kwambara imbaraga ibihe byose, ugashaka Imana ibihe byose, ukabana n'Imana ibihe byose. Twinjiye mu mwaka mushyashya wa 2021. Reka uko washatse Imana muri 2020 urenzeho we kudamarara, aho gushaka Imana uyishakishirize mu butayu, uyishakishirize mu rugo iwawe, uyishakishirize mu rusengero, ndetse nunaryama wumve ko Imana iri kumwe nayo. Nuburi kurya wumve ko uri kumwe n'Imana, nuburi kuganira n'abana wumve ko uri kumwe n'Imana. Imana muhorane mu bintu byose. Ibiri kugusunika, ibiri kukurwanya, ibiri kugutera imigeri wibyitaho, nubwo bibabaza bizakugeza ku mugambi Imana igufiteho. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Cyari cya kiganiro The Powers, aho tuzajya twumva inkuru, ariko iyi nkuru ikagufasha kumenya umugambi Imana igufiteho. Nitwa Byiringiro Thierry. Reka dusoze dusenga, hanyuma Imana irusheho kutugirira neza. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye ko umukozi w'umuhanga, tugushimiye kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Wabanye natwe, uturinda muri uyu mwaka utambutse wa 2020, utwinjije muri 2021. Turakwifuzaho ko watugirira neza, ukatwambika imbaraga zawe, uturinde gucogozwa n'ibiri kudutera imigeri, uturinde gucogozwa n'amagambo abantu batuvuga, ahubwo bidusunikire kugera aho Mwami Imana wifuza ko tugera. Urakoze rero kubw'iki kiganiro, umeze ubane natwe, uhindurira abantu bose ubuzima,
amaraso yawe, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye.